umuhanuzi wapfuye ahagaze ntatinya kubeshyera yera kwivuze kandi itavuze. Umunuko uwapfuye ahagaze nta cyaha atinya. Umunuko kwiyandarika kwambara ubusa kwisukisha kubera iki harimo abapfuye intumbi sanga kuri yapanze amasengesho wenda munyangire rimwe n'ubundi mwari rwose ntago twari tubanye neza. Niri kumbwira ngo mbwira abatuye abo duturanye bose isengero ntago zirakingurwa kuko usa mupfutseho udutambaro. Imana ko igiye kuzana undi muhuzo murabigenza uti murajya hehe? Mana yera yo mwijuru, Mana Jehova Rafa, niweho Mana nyakuri, niweho Mana yaremye ijuru n'isi, ni wowe ufite ibyaremwe byose mu kuboko kwawe kwera. Ndagushimiye ko ari umpaye aka kanya kugira ngo ngire icyo mbwira ubwoko bwawe. Ni wa muja wambaye kubora no gupfa, ugaragara nk'urunyo umunyorogoto mu maso yawe wera. Mbere yawe ndagayitse sinkwiriye kuvuga ibyawe, ariko niba ngutonyeho ukabishima kuko ari wowe wabyemeye, wemere nkubere nk'agasambi ukandagireho ugira icyo ubwira ubwoko bwawe hirya no hino abatuye isi. Urakoze kuri kumwe nanjye, urakoze ko ugiye kugira icyo ubwira ubwoko bwawe. Ndagushimiye kuri kunyumva ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Muraho yemwe, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel, igice cya mbere, igice cya 37 ku murongo wa mbere kugarukiza ku murongo wa 3. Haragira hati: ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, asohora ndi mu mwuka, aramanura ngeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa, anzenguruka nawe yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane. Anzenguruka nawe yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yarumye rwose. Maze arambaza ati: mwana w'umuntu, mbese aya magufa yabasha gusubira kubaho? Ndasubiza nti: mwami Uwiteka ni wowe ubizi, amen. Uyu ni witwa umuhanuzi Ezekiel. Yari umukozi w'Imana. Mu gihe cye umwuka wera aramusanga, nuko arahanura avuga ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, ansohora ndi mu mwuka, apana mu mubiri, mu mwuka. Bene data, umuntu uri mu mwuka atandukanye n'umuntu uri mu mubiri, kuko umuntu uri mu mubiri hari ibyo adashobora kumenya. Iyo umuntu ari mu mubiri, umuntu ageze mu iteraniro, mu rusengero, abona abantu bose bicaye mu rusengero, akabona ni abatagatifu, akabona bose ni abantu bakijijwe, akagira ngo bose barajya mu ijuru. Urebeye mu mubiri, urebeye inyuma, twese tubona turi abatagatifu, ariko noneho niwinjire mu mwuka. Na Ezekiel rero agiye mu mwuka, ngo Imana imusohora ari mu mwuka, imukura mu mubiri imwinjiza, imusohoramo imwinjiza mu mwuka, ngo ari mu mwuka imujyana mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa. Buriya ni byiza ko tugira abayobozi baba mu mwuka. Umupasiteri uyobora mu mubiri, umushumba uyobora mu mubiri, ni ukuri kose ntawe yazageza umukumbi w'Uwiteka. Umuvugabutumwa ukorera mu mubiri cyangwa se umuhanuzi wo mu mubiri, abo bose baratekinika, baba abanyamitwe n'amabandi, barabeshya. Usanga bamwe ari n'amasarigoma, ariko umuntu uri mu mwuka ntabwo yikoresha, avugishijwe n'umwuka w'Imana. Ngo amujyana mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa, amuzengurukana aho yagiye arayakikiza, ku ruhimbi, mu makorari, mu budiyakoni, mu bakirisitu, abo yakikije mu ngo, aho yagiye arayakikiza hose, mu magurupe y'abanyamasengesho, aho yagiye arakikiza. Nuko Ezekiel nk'umuhanuzi ngo yitegereje
ngabona yari yarumye rwose. Iri jambo rwose ni indahiro. Ngo arangije muri uko kubona yarumye rwose, ngo ijwi ry'Imana riramubaza ngo mwana w'umuntu, mbese aya magufa yasubira kongera akabaho? Hari ikibazo Imana, hari ibintu byoroha guhanura. Kuvuga ko ejo imvura izagwa, turi mu gihe cy'imvura, guhanura ko mu kwezi kwa 9 imvura izagwa biroroha, kuko itanaguye ntaho bagufungira. Ariko gufata umuntu wapfuye barangije kumushyingura, Imana ikakubwira ngo genda uhanure. Twemera ko Imana ishobora byose, ariko ikakubwira ngo genda uhanure ko wa muntu agiye kuzuka. Ngira ngo n'abantu bagufungisha kuko wafatwa nk'umushinyaguzi. Noneho kwanza uwarangije gushyingurwa aba ari ibindi bibazo. Nuko yari yarumye rwose. Bene data, nshuti z'umusaraba, ndagira ngo mbabwire ko ikintu cyose kitapfa kubigufa. Nta gufa riva ku giti, nta gufa riva ku ibuye, igufa riva ku kinyabuzima, igufa riva ku nyamaswa, igufa riva ku muntu. Nuko ikintu kijya kuba igufa cyarigeze ubuzima. Mbere ya byose uzacunge abantu bagikizwa baza ari bazima. Iyo umuntu akikihana aba muzima. Uzacunga inshuro nyinshi baba bafite umutima mwiza, baba bafite kwicisha bugufi. Iyo uvuze ngo bahaguruke babikora babikunze. Iyo uvuze ati umuganda barabyihutira. Icyo wakora cyose umuntu uri muzima aroroha. Ni ukuri nta kibazo agira. Umuntu uri muzima aca bugufi. Nuko birangiye muri ako kabazo, uzarebe umuririmbyi watanze umuhamagaro muri korari, isaha bamuhaye arayubahiriza. Hari n'igihe inshuro nyinshi aza mbere yaho kuko aje akiri muzima. Umudiyakoni ukibuhabwa abenshi baza ari bazima, yubahiriza inshingano, akamenya inzu y'Imana, akamenya ibihakorerwa, akitanga kuko aracyari muzima. Umukristo uri muzima yubahiriza gahunda z'itorero, arabyubahiriza, yubahiriza inshingano zimusabwa mu rugo, uretse no mu rusengero n'ahaba yubahiriza inshingano zimugomba. Ariko noneho nyuma y'ubuzima hari icyo bita kurwara. Buke buke muririmbyi akagenda, yajya kurepeta akabanza agaca kuri mugenzi we warwaye cyangwa se wapfuye ahagaze, akamubwira ati ese ubundi urihutishwa n'iki? Ugira se ngo iyi saha ye baba we, ati ba witonze, reka tubanze twisige, reka mbanze sokoze, buretse urihutishwa n'iki ko mbazi ku iyi saha waba wakabije no kuzinduka. Ruto uwaje afite gahunda yo kuzinduka 2-3 nawe iyo saha azayimenyeraho yo gukererwa. Niba ari 10:00 korari igatangira repetition 11:00, nawe azajya aza 11:00 kandi twaremeje 10:00. Nditwirengagize ko twemeza 10:00 mu ijuru hari marayika ushinzwe ayo marepetition, yoherejwe kuza 10:00 tope we aba yahageze. Banza wibaze ngo muri iyo saha ahari inshuro nyinshi sinakoreye kuri 0. Nuko twikomereze. Uri umudiyakoni, ni gute abakirisitu bagutanga ku rusengero? Aho ntukorera kuri 0. Pasiteri, icyo bita kurwara, kumenyera umurimo w'Imana, abavuga butumwa, gukererwa nta kigukereje. Kubera tituru ufite, intama zikagushaka zikakubura kandi ari wakagombye gushaka umukumbi w'Uwiteka. Nuko nyuma yo kurwara indwara itabonye umuti, hari icyo bita kuremba. Iyo umuntu yabo atari kubona imiti cyangwa abona imiti idahuje n'uburwayi,
hari ibintu byagiye imiti idahuje n'uburwayi, inyigisho zishyeshyenga abantu, kubwirwa ibitangaza, kukwibwira amahoro kandi uri nyakwigendera, aho kugira ngo ukirurushaho kuremba. Niba wakererwaga bizatuma noneho no ku murongo nibavuga ngo muhagare mureba imbere, umuntu yihagararira uko abonye, ntawe uzamukoraho. Umuntu navuga mugenzi we ntawe uzamucyaha, kuko yatangiye kuremba, yatangiye kwangirika. Natangira kwambara uko yishakiye ari umusore, atereka ubwanwa ngo aruhaya, ni kuko ari umucuranzi ntawe uzamukoraho, yararembye. N'abamuyobora ntawe ugomba kubireba, kuko benshi bapfuye bahagaze. Nuko birangiye rero, iyo birangiye kuremba hakurikiraho icyo bita gupfa. Bene data, intumbi ntiyumva, ntago intumbi ireba. Intumbi ntacyo wayikorera nubwo wakubita ntiyababara. Icyakora intumbi, iyo umuntu ashobora gupfa atari kumwe n'umwubikira ngo amube hafi, akore ku maso agapfa areba akanuye, wamureba ukaba wakwikanga ngo ari kukureba kandi yarapfuye kera. Agapfa ashinyitse ukabagira ngo ari guseka kandi ashinyitse. Intumbi wayambika ubusa, ibyo wayikora byose nta kibazo. Bene data, ikiranga umukristo wapfuye ahagaze, ibyo yabwirwa byose ntaba akicyumva. Ibyo amaso ye areba, tubona areba kuko ntawo kumwubikira byibuze ngo anahumbisha ayo maso, ntacyo biba bimubwiye, kuko yarangije gupfa mu mwuka. Niba abantu ukora icyaha wanamuhana, wamugira inama ati ibyo urimo ntago ndi kubyumva, akakubwira ngo nta mutima uncira urubanza, uzatinya umukristo ukubwira ngo nta mutima uri kuncira urubanza. Iryo jambo ndaritinya, kuko umuntu utagira umutima umucira urubanza yarangije gupfa. Umuntu utakiri kidodo mu mutima yarangije gupfa. Niyo mpamvu intumbi ntigira isoni. Umukobwa wapfuye ntatinya kwambara kandi avuga Yesu amuririmba, ijipo iri hejuru y'amavi, ibibero bikanama, ndetse na pasura rugeretse hafi yo kubona suveto. Umusore wapfuye ahagaze, intumbi uwapfuye ntiyatinya kwambara imyenda yanika amasuvetoma, twa tuntu duhambiriye amatako, ubucupa boshye ari byera ari urwarwa, kuko yarangije gupfa. Nta mutima nama, nta kwibaza ngo impanda ivuze yasanga hehe. Ese Yesu aramutse agaragaye ku bicu yanjyana? Icyo ngicyo ukibaze nk'umugenzi uri kujya mu ijuru. Reka ibyo ntacyo bikubwiye na gake. Tujya twumva ngo habaho n'abadiyakoni baroga, agashyiriramo abantu b'Imana uburozi. Uwo yarenze no gupfa, yarajogotse. Burya umukirisitu wamenye Kristo akabatizwa mu izina rya Yesu, agatinyuka akaroga, arenze n'abapfuye. Umupasiteri wapfuye ntiyatinya kugambanira mugenzi we. Umushumba wapfuye ntiyatinya kuvuga muri bije y'itorero amafaranga y'inyubako bakayakuba kabiri, andi akayohereza kuri konte ye. Uwo yarapfuye, n'umushumba wapfuye ntakiri muzima. Umuvugabutumwa wapfuye ntatinya kubeshya gahunda agaca amafaranga, arimo ngo amavuta arahenze. Umuhanuzi wapfuye ahagaze ntatinya kubeshyera iyera, kwivuze kandi itavuze. Ntatinya kuvuga amagambo y'urukozasoni, kubeshyera Imana. Nuko nyuma yo gupfa hajya hakurikiraho, iyo umuntu batahise bamushyingura, umuntu wapfuye, ngo bamukure mu bandi, bikize uwo mwanda, umunuko, bikize akaga kakurikiraho. Hakurikiraho icyo bita kunuka. Intumbi iranuka ivi ikagera, ziranuka iyo zitashyinguwe, keretse bamwe bazisiga imiti zikumagatana, abandi bakazihora batera amaparufe, ariko ubundi intumbi ziranuka. Muri uko kunuka, kuko icyapfuye cyose cy'ikinyabuzima kiranuka, muri uko kunuka rero nibwo uzasanga itorero umunuko w'amagambo, umunuko w'amarozi,
umunuko w'ubusambanyi n'ubutinganyi, umunuko wo gusenyuka ko bubatse ingo, umunuko w'ubujura, umunuko uwapfuye ahagaze nta cyaha atinya, umunuko wo kwiyandarika, kwambara ubusa, kwisukisha ibintu byose no kwitukuza, uwapfuye ntabwo ibyo abitinya. Uwapfuye ahagaze ntiyatinya kuvuga amakuru y'ibihuha abeshyera mwene se. Uwapfuye ahagaze nuko uwo ni nuko mu itoro bituma n'abapagani batihana, bituma abari kure banga kwakira Kristo kubera umunuko w'intumbi ziri mu itoro, mu makorari, mu budiyakoni, mu buyobozi, umunuko. Nyuma y'uwo munuko hakurikiraho icyo bita kujogoka, inyama zigatandukana n'amagufa. Bene data, inyama mu gutandukana n'amagufa muzabyitegereze, niho itorero uzasanga ryariremyemo ibice. Mu karere umushumba w'akarere niba gutyo gutyo agira abashumba akorana nabo, abandi ku ruhande, inyama zitandukana n'amagufa kubera wa munuko w'amagambo, gusebanya, ibintu byinshi, guhimba amakuru, ubujura. Niba badahuje ubujura baratandukana, niba badahuje gukiranuka, igisambo, inkozi y'ibibi, umusinzi aratandukana n'abazima. Muri korari nibwo uzasanga korari nibirangije repetisiyo cyangwa se amasengesho, cyagiye bafasha akanya k'agapoze, cyangwa se mu gihe bagiye gutaha, uzasanga abakire begeranye, abakene nabo begeranye, abize bari ukwabo, inkandagira bitaba ukwazo, ye baba we, abana bahiye ukwabo, ngo ibyuki, yebo abajama n'abaniga, inzahara n'impombano ukwazo. Mbese inyama zitandukana n'amagufa. Ntago baba bakiri kumwe. Hekada ku buryo nk'abo bo hejuru, mu rwego rwo hejuru ku banyamafaranga, niba bagenda bafatira ibyemezo korari, ntibasenga ngo Imana ibafatire ibyemezo ibabwire ngo munyura aha, ahubwo korari isigara iyoborwa n'amafaranga. Kubera iki? Harimo abapfuye, intumbi. Sanga korari yapanze amasengesho, umugore akabeshya umugabo ko agiye mu masengesho kandi agiye mu byaha. Uwo yapfuye ahagaze. Simvuze yuko hatariho abagore bazima, abakobwa bubaha Imana barahari. Hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Mu bakobwa 5 b'abapfu harimo n'abakobwa 5 b'abanyabwenge, kuko ntabapfira gushira. Mu bashumba b'abapfu harimo abashumba bazima, hari abapasteri bazima, ariko hariho n'intumbi, ni 5 kuri 5. Nuko birangiye ubwo noneho hakurikiraho gutandukana, kwirema ibice. Ariyo mpamvu ntabwo uzigera wumva abayobozi bahuza. Niba umuyobozi yaragiyeho kubw'ifaranga, umushumba yarishyuye ye, ntazigera ahuza n'umushumba washyizweho n'Imana, kuko abo bantu bombi ntabwo ari bamwe. Pasiteri wabuhashye ntabwo bazigera, bishop wasohotse agashinga idini kandi wenda ari ubusambanyi baramukiza inyuma, reka da, ntabwo bazigera bahuza n'umuntu wahamagawe n'Imana. Kirazira, kwirema ibice ni ngombwa, ntabwo bizabura mu gihe abantu batashyizweho n'Imana. Twikomereze akandi. Noneho nyuma yo kujogoka, gutandukana, umubiri uragenda ugahita ubora, ugahinduka ivumbi, itaka. Ariko noneho icyo nakuboneye, abo ni ba bakristo b'abanyantege baragwa burundu. Hakurikira icyo bita amagufa. Igufa noneho Ezekiel yari yahanuye ngo yari yarumye rwose. Icyambere, igufa ryumye, murabiza amagufa yuyegeranyije ukayakomanya, arajegera, amagufa arajegera, arasakuza. Ariyo mpamvu intambara ari zose kubera amagufa. Buryo uzitegereza umugore w'igufa mu rugo, bene data nshuti y'umusaraba, wari uzi ko umugabo ashobora kumubwira ngo ntekera ka cyayi wenda kuri rubanda rusanzwe rworoheje, ndumva ngashaka, yazanye n'agasukari. Kumva umugore arihanukiriye ngo ndateka igikoma, utarakinywa roreri.
ndakubwiza ukuri uyu mugore ni igufa. Ni igufa, ni ukuvuga ngo ntacyo wamuhinduraho. Muririmbyi muri kore baravuze ngo muhagarare mureba iriya ukabona arebye iriya. Uwo muririmbyi ni igufa, ntacyo dirija yakora ngo ahindure uretse kumutwara gutyo gusa nk'igufa. Umudiyakoni gutyo udahindurwa, utagirwa inama, waba ari nk'igufa. Nuko Imana ibaza Ezekiyeli, tukurikije uko uri kwitegereza abashumba b'iyi minsi, aya magufa y'abapasiteri, aya magufa y'abavugabutumwa b'abatubuzi n'abahanuzi, aba bamudakurwa kwizima, urabona byakongera amagufa akabaho? Aya makuru arakongera akaba mazima, abahanuzi bakongera bagahanura bahinda umushyitsi bafite ubwoba, batabekera Imana, abantu bakajya baririmba buzuye gukiranuka, buzuye umwuka wera. Urabona bizongera kubaho? Ezekiyeli yajya kuvuga ati byibuze yajya kuhanura kujya mu mwuka, yareba yakwitegereza ukuntu ingo ziri gusenyuka, abagore bari guca inyuma y'abagabo, yakwitegereza ubusambanyi mu bagabo n'ubusinzi. Ibi byo nahanuye byinshi, ariko ibi byo ni weho ubizi. Imana ibwira Ezekiyeli, dukomeje hepfo nubwo tutahasomye, iramubwira ngo ubwo guhanura riwe bikunaniye kuko yitwa ishobora byose. Imana ifite ibikoresho byinshi. Ndabwira abakozi b'Imana, nubwo utakorera Imana, ibisiga birahari, imiyaga irahari, akaga n'amakuba karahari. Wa mugabo we, wa musore n'udakiranuka, hari ibindi byubaha Imana. Nuko yamubwira ngo nahanurire umuyaga, uzi ukora akazi. Umuyaga wumvira Imana, uraza urahuha, amagufa arongera arahura. Torero ry'Imana, ba pasiteri, ba bishopu, bashumba, yemwe murifuza umuyaga w'Imana? Bagize ngo bafunguye isengero, ntibiteye isoni? Ubu raporo ni amafaranga, raporo y'inkazi ni amafaranga. Wenda munyangire rimwe, n'ubundi mwari rwose ntabwo twari tubanye neza, ariko ntimwakagombye no gutegura amasengesho itorero igihugu cyose mukabanza mugatabaza ijuru. Ubu Nineve akaga Yona ntiyagiye kuhaburira, bose bakabanza n'umwami waho bakiyiriza ubusa. Ndabwira abatambyi, abitwa abashumba, ubu koko raporo ya mbere ni amafaranga. Muri kuyasaba bande ko abenshi bapfuye bahagaze, ari intumbi zigenda bamwe ko ari abamanyura amazi, ari abanywi b'inzoga. Muri kuyasaba bande ayo mafaranga? Murayaka bande? Abakonikoni, murayaka indaya, abasinzi. Harimo batanu bazima yego bayatanga, ariko kuki mutari kurizwa n'ubugingo bw'abari kurimbuka mu gihe hafunguwe gake? Uretse ko ngewe ndababwiza ukuri neruye, Imana iri kumbwira ngo mbwira abatuye, abo duturanye bose, isengero ntago zirakingurwa kuko mutaramenya, abashumba mutaramenya kwicisha bugufi ngo murire muboroge, mubanze musabe Imana imbabazi. Ntizirakingurwa, abaririmbyi ntizirakingurwa. Ni ukuri mwikwikanga iki kirengarenga nk'uko cyatunguye Aburahamu umugoroba w'isi ngo mubwire ngo isengero zirakinze. Reka da, Imana yarambwiye ngo ziracyakinze, turacyari muri grande vacances, muri konje. Birababaje kuba warabaye igufa. Iki cyorezo akaga kazi isi nikabe kagira ikintu kagusigira. Uri umugore ngo ufate umwanzuro wo gusubirana n'umugabo wawe, uri umugabo ngo ufate umwanzuro wo gusubirana n'umugore wawe, yemwe ba bishop mwibye abagabo b'abandi, abandi mukiba abagore b'abandi. Kwari corona gusa mupfutseho udutambaro, Imana ko igiye kuzana undi muhuzo, murabigenza uti? Murajya hehe? Ko mu bantu batumye Imana iza namwe murimo, yemwe abicanya bagambanira abandi, mukababeshyera, mukabahimbira ibyaha batakoze, bagahura n'akaga n'amakuba. Mwebwe murajya hehe? Ndabwira abantu bose, abanyumva batuye isi hirya no hino mu bihugu bitandukanye, nk'abahunze bahunganya abagore b'abandi,
agacikana umugore w'abandi undi agacikana umugabo w'abandi. Ndakubwiza ukuri, igihe kirageza ngo Imana icyure n'abaho ngabo ayo mabandi, impunzi ibazane, yemwe mwihana ibyaha. Kubitabaye ibyo, aho naho Imana irahagera. Icyari cyawe naho wagishyira mu kwezi iragusangayo, naho wajya hasi muhengeri Uwiteka yiteguye kugusanga yohereje umuyaga. Nitaza n'umuyaga irazana umuriro, irazana inkuba, irazana inkuba, irazana kaga. Ariko mwihana, mwe kubeshyera Imana ngo niyo yabahaye gusezerana n'abagore ba 5 n'aba 6. Mwe kubeshyera Imana abakobwa muri kurya ingo z'abandi, mwarapfe muhagaze mukajya mu makorari mukaririmba mukabeshyera Imana. Bahanuzi mwibye abagabo b'abandi mukiba abagore b'abandi. Uwiteka aje kubasaka, uwasangana umugabo utari uwo afite akaga, uwarasangana kuko yohereje umuyaga ngo wongere uhuze amagufa, igufa risanga iryaryo itereho imitsi. Imana izagaruka ku itorero, yarabimbwiye ngo itorero izarigarukaho rihinduka ibyo kwifuza nk'uko ryabaye iry'akabarori. Murakoze bene data, reka mbegarukiye aha mbwira umuntu wese ahari ngo urushaho kwezi ube mu mubare w'abakobwa 5 b'abanyabwenge. Nkabwira abatuye isi ngo nyabuneka imbere y'Imana wigaragara nk'igufa, kuko ifite umuyaga, yaguteruza umuyaga da. Kandi niba wifuza kuca bugufi kubera umuyaga, muhumure, Imana iraje, Imana iri gutambuka, mugiye kuyibona. Mbese mwana w'umuntu aya magufa yasubira kongera akabaho? Imana ikeneye ubuzima bw'abakristo basubira bakabaho, bakagira urukundo, bakongera bagakora imirimo ishimwa, bakitwa abakiranutsi, bakera kuba inkozi z'ibibi. Murakoze, ndabashimiye. Haranira kuba umubare w'abakobwa 5 b'abanyabwenge wiba mu bapfapfa, mu bapfuye bahagaze. Kubw'ibyo rero iki kibazo Imana iri kwibaza ngo mbese basubira bakongera aya magufa yasubira kongera akabaho, abapasiteri hakongera akaboneka abashumba bazima bataragirira ibihembo by'isi, batari kuragira amafaranga, barataye intama, yasubira kongera akabaho. Abahanuzi ntibongere guteka imitwe, yasubira kongera akabaho, abaririmbyi bakaba bazima, aya magufa yasubira kongera akabaho. Ezekiel avuga ngo Mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Bene data, nanjye ndababwira ngo ibi byo Imana niyo ibizi, ibyo ukunije kugenza itorero kugira ngo ryongere risubire muri gahunda yaryo, Pentecote yongere igaruke mubera Imana. Abantu bareke kudefiriza, bareke kwambara ubusa, abantu bareke batinye kubeshyera Imana ngo iravuze itavuze. Ibi byo ni Imana ibizi, ibi byo ni Imana izi kigiye gukora, twebwe tutazi. Tutapfa kuvuga ngo irakora gutya kuko ntawuzi inzira zayo, nguko tutazi inzira z'imiyaga, niko ifite inzira nyinshi kugira ngo aba bantu bakora amadevorce ku bushake. Ngo Imana yavuze yuko umugabo atari uwundi ngo umugore si uwe, bakongera bagashyingirwa. Ubu busarigoma bwose bucike mu nzu y'Imana, iki kinyoma kiveho. Imana niyo izi nzira igiye gukora kugira ngo abantu bongere bakorera Imana bahinda umushyitsi batinya. Murakoze cyane, reka dusenge. Niba uzi ko wigize igufuri umukobwa umubyeyi atavuga, uce bugufi, wubahe so na nyoko, riri mu mategeko y'Imana, itegeko rya 4. Wubaha ababyeyi bawe. Yemwe mugore ugandukira umugabo, wikwigira igufa ngubeshya ngo wagiye gusenga kandi uvuye mu bindi. Imisengere yawe mama, ni ngombwa ngo umugabo wawe abayizi, nataga uburenganzira. Sengana ubwenge, sengera mu bwenge. Hari ukuntu umuntu akora imirimo yo mu rugo kandi ari no gusenga, niba utari kubihuza n'umugabo. Niba umugabo nawe kandi aho kugira ngo ube hirya no hino ruhaya, ni ukuri ca bugufi wikwigira igufa, kuko iminsi Imana yayihindura ikakoroshya. Oroha iminsi itarakoroshya. Reka dusenge, ibindi Imana irabizi. Imana yaremye ijuru n'isi, muciriye bugufi cyane ku birenge byawe. Niriziki wambaye kubora no gupfa, ndakwinginze ngo abafite imitima yose ishaka guca bugufi ikihana ibyaha, ubababarire Mana, ubatabara, ubakiziriza ubugingo,
abikakaza mu mpamvu z'amafuti ubababarire Mana, cyane cyane badashobora no guca bugufi ngo basabe imbabazi ubeze, bahindukire bave mu byo barimo. Mwami w'abami, abadakurwa kwizima ubeze, yaba umushumba akabigufa kubera titire afite, umutabarira ubugingo niba afite umutima wo kwihana, ubahe koroha, umwuka w'Imana bamanukiremo. Urakoze Kristo kuri kunyumva, ngaho tunganya umugeni wawe, ndagusabye ngo urusheho kubatunganya, amakanzu yabo n'ibishura byezerezwe muri ya maraso y'umwana w'intama. Urakoze kuri kumwe nanjye, urakoze kuri kumwe n'abari kunyumva bose, ni mu izina rya Yesu.